Hello my people, welcome back to Sarifa TV, aho tuvuga ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi, aho twibanda mu mafaranga of course, tukavuga ku bijyanye n'ibyo kurya, imibereho yacu buri munsi, health, imirire muri diet, tukavuga ku bijyanye n'ubuzima rusange, life skills, ubumenyingiro, how can we survive, nk'ibyo bigiye bitandukanye. Ibyo byose bikadufasha gukora very better decisions nziza ziberanye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko life is hard, life is very hard, life is very difficult, ariko nubwo bigoye, nubwo ubuzima buducanga, haba hari a lot going on, ariko ibyo ngibyo byose ntabwo bigomba kutubera imbogamizi, ahubwo kubera ko turi abantu bari smart, turi abantu bafite ubwenge, ibyo byose tubishakira ibisubizo kandi tukabasha kubaho neza twishimye ubuzima bwacu bwa buri munsi. Mbahe ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi wa none. Niba uri mushya hano, please do subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihora bibageraho kandi ku gihe, nahakagaruka hano kuri Sarifa TV. So rero wowe udukurikiye utameze neza, wowe uri hirya no hino, wowe uri guhura n'ibibazo bitandukanye, tukwifurije ihumure, utuze, ushikame, usenge Imana, kuko buriya abizera Imana bose ntabwo bazacogora, kandi igihe cyose kigira igihe cyacyo, cyangwa ibintu byose bigira ibihe byabyo. Rero niba uri kuri uyu munsi ntabwo birangiye, ejo waseka, ibyo bintu byose biba bishoboka mu buzima tubamo buri munsi. So uyu munsi rero hari topic, hari ibintu byinshi bimaze igihe biri gutrendinga online, rero nifuje nanjye kubibasangiza kubera ko hariho mfiteho experience, hari icyo nakubwira, hari icyo byaguhindura ku buzima bwawe bwa buri munsi. Ni forex trading. So forex trading ni uburyo nyine abantu bacuruza currency, ni uburyo currencies bazicuruza, kubera ko ibihugu byose bifite amafaranga atandukanye. Ndetse niba ushaka kujya muri Uganda, urajya kuvunjisha, uguhereze Uganda shillings. Niba ugiye muri Kenya ufite abanyarwanda, baraguhereza Kenyan shilling kugira ngo ubashe nyine gukora smooth transactions within the country ugiyemo. Niyo mpamvu hazaho nyine foreign exchange, ariko hakaza nanone online forex trading. So online forex trading rero ni ikintu kimaze igihe kinini cyane kibayeho, barabikora online, abantu baratradinga, dukunda kumva abantu bitwa ngo n'aba traders. Ibyo byose ni amakuru agenda tugeraho. So rero icyo nshaka kuvuga uyu munsi wa none ntabwo ari topic nshyashya kuri mwebwe, ntabwo ari ubwa mbere mwumvishije iyi topic, ahubwo icyo nshaka kuvuga nanone ni ugukliyaringa, ni ugutanga umucyo kuri forex trading cyangwa kuri online forex trading. So based on my experience, cyangwa kuri experience yanjye, mbere yuko mbahereza ibintu nkora research, nanjye nka getting involved kugira ngo koko nze kubahereza ibintu nzi neza yuko niyo biri practical, ese ibyo bintu birashoboka, ese ibyo bintu bundi bibaho, ese ibyo bintu bundi biri real, ese mu Rwanda birakora, ese mu Rwanda barabikora, ese nyine ibibazo byose ise wibaza aka kanya umutwe wawe ku bijyanye na online forex trading. So rero ikintu cya mbere nakubwira kuri online forex trading it's real, ahubwo icyo ugomba kumenya, ese nakorana n'umwe mu broker, ese hari trusted brokers ushobora gukorana kugira ngo mbashe kuba umutrader. Niba koko nifuza kuba umutrader, ayo ni amakuru ya mbere ugomba kumenya. Ikindi kintu cya kabiri ukwiriye kumenya mbere yuko utangira online forex trading, ngewe uko nabivuga based on my experience, again ni ibintu ugomba gufata nk'akazi, ntabwo ari ibintu wavuga ngo it's a side hustle ngo anytime ndabona akanya ndaza kubikora. No, kuko icyo gihe niba wifuza kuba successful trader, bari abantu baba trader tubona even though kuri social media babeshya, akaza agashyiraho amafaranga yungutse, maybe it's a demo account, it's not even a real account. How do you know? Rero ntabwo ugomba kugira pressure, nkuko nabibabwiye, most of the time tujye tugira amakenga, kubera ko bari abantu araza akakwereka luxury life abayeho, ukumva nawe you want to experience such kind of life. Nkabyo nkunda kubabwira ko si byiza kwifata wowe ugatangira kwikomparinga n'abandi. Biriya bintu it's a big mistake you can ever do in your life. Ntabwo ari ibyo, ahubwo wowe seek information. Ufite internet, ufite telephone, go on Google, find the real information, look for books. Hari ibitabo byinshi bihari bivuga kuri forex trading, like the Bible sticks, Bible sticks.
kubera ko nakiriya ni igitabo cyerekana the background of the forex trading, aho yaturutse uko byagenze mu Buyapani ijya gutangira. So ayo ni amakuru rero uba ukeneye kumenya mbere yuko involving in such kind of business. Ikindi cya mbere ukaba cautious, kubera ko iriya ni business ya mbere ku isi iri risky. Ni business iri very risky, like iri very risky. Ushobora gutangira ufite amafaranga ariko within 2 hours amafaranga yose ukayabura. Account yawe igashya nkaho itigeze ibaho, amafaranga yose ukayabura. Niyo mpamvu rero kubakana ko yapostinze ngo yamekinze $1,000 ku munsi, ntabwo rero wowe bivuze ko nawe uri bukimekinga. Wenda yanabeshyaga, wenda ni screenshot yakoze, wenda ibyo bintu yafite ahandi yana screenshotinze. How do you know? So niyo mpamvu rero tugomba kuba very cautious when it comes to online forex trading. Hari itangazo ryigeze gucaho kuri New Times bavuga ngo online forex trading mu Rwanda igiye kuba regulated by CMA, ariko for now nago mfite the latest news about it, ariko that's all we can do. Ariko no mu gihe ugiye kubikora, first visit Capital Market Authority CMA, nababaze niba uwo mu broker ari trusted cyangwa ari regulated n'igihugu runaka, just in case na account yawe ibaye blow out. Umenye nyine ngo amafaranga yanjye nayabaza hehe, amafaranga yanjye byagenda gute. So based on my experience, this industry ya forex trading ibamo a lot of scammers, mostly kuri Telegram. Rero bari abantu bagupromisinga ngo reka bakumanagingira account, ngo ubahereza amafaranga make ngama depositing ngo amadolari 100 ngo bakungukire ngo amadolari 800. Ese wowe ubitekereje mu buzima busanzwe utekereza ko ibyo bishoboka? Ibyo ni by'ukuri ntabwo bishoboka. So niyo mpamvu rero udakwiye gutwarwa niyo pressure yo kumva ko ugiye kumukire vuba, izo rich quick schemes nkunda kuvuga. Ibyo ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho, kuko no mu buzima busanzwe izo nyungu z'umurengera nta hantu byashoboka. Niyo waba uri umu trader ugapositioninga kuri lot size nini cyane, n'ubundi si at the end of the day birangira uko positioninga kuri lot size nini cyane. N'ubundi let's say ufite amadolari 100 ariko ntabwo uzi risk management ratio, wise ukora risk management ratio ya 5 kuri 2. Rero 5 kuri 2 icyo gihe let's say niba ari amadolari 100, 5 kuri 2 ni kuvuga ngo niba washize kuri lot size ya 1, buri pip imwe uri bunguka amadolari 10, ariko nunaho buri pip imwe market ijya against you, n'ubundi uri buze ko buri guhomba. So rero ntekereza ko bino bintu bifite experience, and nabakumbuza ko ngiye gutangira the sessions ya online forex trading, aho tuzatwigira hamwe uko market online forex trading ikora gute. Ese niba uri mu beginner watangira gute, niba uri mu Rwanda byagenda gute, kugira ngo niba uri interested ubashe kumenya byinshi birambuye kuri online forex trading. Ariko kugeza kuri ubu ngubu icyo nababwira cyo nuko isoko icyo rishatse gusobanura, the market iri real, abantu bakora trading bamakinga amafaranga. Ntabwo twavuga ko habamo risk gusa risk ziba ziri high, risk ziba ziri very high than the profit. Icyo ni ikintu ugomba kwinjira mu isoko uzi kandi ukagitekerezaho. So rero mbere yuko ufungura ziri application za MetaTrader 4 or MetaTrader 5, ugomba kuba ufite amakuru 100% y'ibyo ugiye gukora. Rero ikintu cya mbere uko duhora tubivuga hano ku Isabi Fact, ikintu cya mbere ni kubanza kwiga. Shaka umumenta, genda wige, ufate course, wige the market structure, wige the candlesticks, mastering, umenye price action strategy, umenye the news, how the financial news is mu binyamakuru bigiye bitandukanye, the affecting the forex trading, the affecting the market structure. Umenye everything, kubera ko at the end of the day uzisanga uri mu kigare, baravuze ngo sell nawe ukoze sell, baravuze ngo buy nawe ukoze buy. Rero ibyo bintu nyine ntabwo bari sawa pe. Ugomba kujya muri bino bintu kubera ko
twavuze ko kubona amafaranga biragoye, rero mu gihe uyabonye ntabwo ari gupfusha ubusa, ugomba kuyakoresha ibintu wizeye ufiteho ubumenyi, wakoreye research kugira ngo umenye nyine ibyo ndi gukora n'ibindi bihuza n'izi publicité twirirwa tubona kuri Instagram zipromisinga amafaranga high income return, high return on investment. Mu by'ukuri niba ushora amafaranga ibihumbi 4 cyangwa 3, gute umuntu agupromisinga ngo azaguhumbi 20 ku munsi, wowe washoye ibihumbi 3? Iyo business ushoramo 3 ukunguka ibihumbi 20 ukabyungukirwa buri munsi, iyo wicara ukabitekereza ibyo birumva bishoboka. So rero nkagira umuntu nkuko twabivuze, most of the time batextinga ku WhatsApp, ku Telegram, ahantu nk'aho ngaho akakwizeza ibitangaza. Ibyo bintu ntabwo bishoboka, ibyo bintu ntabwo bibaho. Babwire ko utari interested kandi ko izo business zikora gutyo zitigeze zibaho ku isi, ahubwo ari abajura, ari abashukanyi. Ibyo bintu ba confident enough kubiriplayinga instead yo kuhereza ibyo bine byawe. Ibyo bine byawe wabigura umugabane muri RNIT ikakungukira amafaranga, ariko uzi ngo ni ahantu ushoye amafaranga kandi ni ahantu rwose uzunguka uko byagenda kose kandi hari trusted. So ntihagire rero umuntu uza kugushuka akubwira agupromisinga ibintu by'amafaranga y'umurengera kuko nta bihari. Mu by'ukuri nkuko natangiye kino kiganiro mbivuga, kubona amafaranga biragoye. Kubona amafaranga biragoye kandi nta mafaranga ushobora kubona utayakoreye. So niyo mpamvu rero mu gihe wafashe initiative yo kuba trader, forex trader online, so ugomba gufata course, ugomba kwiga. Ntabwo ari ibintu ujya kuri YouTube ngo warebye video ngo byazamutse and then you go you deposit money and then you sell or you buy. No, ugomba kugira skills ukamenya ngo bino bintu bikora gute. Ese umutrader ni izihe behavior agomba kuba afite? Ese ko ndi kubona chart imeze gutya, how am I going to react bitewe nuko chart imeze? Ibyo ni ibibazo byose tuzagenda tuganira hano kuri Sarifact TV muri series nzita Forex Trading, a day in a forex a day of a forex trader. Hanyuma tubiganireho, tubyigiremo, and if you feel like you want physical coaching class, I am there for you guys. Muze registering twige maze tubashe kumenya kugira ubumenyi bwimbitse kuri bino bintu kugira ngo atazagira umuntu ugutuburira cyangwa uzaka kugira ibintu biri unnecessary cyangwa biri unrelated akwizeza inyungu z'umurengera. So thank you so much. You have a question to ask? Ikibazo cya mbere nge nakubaza, nabaza ngo ese ni amafaranga angana iki umuntu w'umutangizi ashobora kwizera ko yatangiza nta hombe, atari make cyane atari no menshi cyane adashoboye kumanaginga? Yes, hano ndi kumwe n'umuntu behind, ariko nawe aba interested, bangombwa ko mbaza ikibazo kubijyanye n'amafaranga ngaho umuntu ashobora gutangiza, atari menshi cyane atari na make cyane, kugira ngo abashe nyine kugira experience mu isoko. Ariko ngiye kugira ngo aho nahera gusubiza ikintu cya mbere buriya cy'ingenzi ni amakuru, nukumenya currency cyangwa currency ugiye guhitamo gucuruza ni yihe. Let's say ugiye gucuruza Euro USD cyangwa USD card cyangwa UNZ, icyambere ni ukumenya ese currency ugiye gucuruza ni yihe, ese liquidity yayo cyangwa spread yayo igenda gute. Izo ni technical terms muri forex market, ariko nyine tuzagenda tubivugaho muri series zacu hano kuri Sarifact TV. Gusa icyo nakwizeza cyo based on my experience, maybe $100 nka 200 cyangwa 150. Buriya kiriya gihe nabwo ugira pressure yo kwinjira mu isoko cyangwa kurivamo, kuko most of the time dukenera nyine na leverage, kuri leveraging aho undi uriveraginga kugira ngo umubroker akongerere ubushobozi bwo kubasha guholdinga positions runaka. So rero ayo mafaranga at least ashobora gutuma ugira peace of mind, ukaba uri gutekereza n'ibindi bintu ugiye gukora, kubera ko niba ushizemo amadolari 10, yes, you can invest even $5 or $10, it's fine, nabyo birashoboka. Ariko ku giti cyanjye based on my experience ntekereza ko buriya ariyo mafaranga meza ushobora gutangiza nk'umutangizi, kugira ngo ntugire panike, kugira ngo ubashe nyine no getting experience, kubera ko
wakoze ku kibazo cyiza, ariko nongere kukwibutsa ko biba byiza iyo ubanjije before you invest the real money, iyo ubanjije gukora demo account ukayitradinga like nka 3 to 4 months cyangwa nk'umwaka, ukagetinga familiar of your strategy. Kubera ko ikindi kintu nongeye kwibuka hano, it's not even how much you invest watangije, ahubwo is your strategy working. Ikindi kintu ukavoidinga gukomeza impindagura strategy. Niba bakubwiye ngo strategy nini gukore, no, stick on one strategy and see how it works. Niba strategy yawe backtestinze muri demo ukareba koko nibikora, even on real money to work, ahubwo wowe stick on your strategy, ushake nayo ayo mafaranga at least ashobora kugufasha ukabasha nyine kumara igihe kirekire mu isoko kandi nta panike ufite. Ikindi nanone of course ukagira patience, kuko patience pays off. 70% mu isoko ry'abatrader nyine patience cyo kintu cya mbere, kubera ko kwicara ugategereza igihe uzabona right entry ntabwo biba byoroshye, ariko based on my experience ikindi kimwe ndi bukubaze, wenda ibindi tukazagenda tubimenya neza nyuma bitewe n'amakuru uzagenda uduha. Ntabwo nzi niba uri proud yo kuba twavuga ko uri mu ntara. Dufite abamenta, abo twita nk'abamenta, ariko abenshi n'ubundi tubabonera kuri social media tukabizereramo somehow, ariko abenshi ndakeka mu Rwanda bari i Kigali. Kandi amakuru mfite nuko mu ntara hariyo abantu benshi cyane bakora izi forex trading. Babikora batabizi, bagendeye ku makuru bari kubona kuri social media, bagendeye ku ma signals bakura hirya no hino y'abantu batanazi, bagakora nyine rimwe na rimwe mu buryo butari bwo, barahomba cyane. Byaba bimeze bite mu ntara dufite abantu twizereramo twateye aba naba mentors bacu, nkuko wari ubivuze mu kanya uti ushobora gushyiraho aga class tukajoininga, ndakubwiza ukuri ko banaboneka. Ese uteganya ko wenda byaba bimeze bite? Sinzi niba warabiteguyeho neza cyangwa biri muri plan z'igihe runaka kizaza. Uteganya ko byazaba bimeze gute? Se umuntu yabasabwa iki kugira ngo joininge a class? Okay, that is very interesting question. Kubera ko usanga urubyiruko rwinshi, kuko nanjye ngende kuri experience yanjye, mbona ko bino bintu bishoboka cyangwa bikora. Nabibonye 2017 nari gusoza secondary, mbona that was yari WhatsApp post umuntu yapostinze ngo forex trading. Ndavuga forex trading ubwa mbere bibonye, ukenzi ko habaho foreign exchange nyine bisanzwe, ujya kuri forex bureau bakagucengingira amafaranga, niba ufite amanyarwanda bakaguha amadolari, ariko ntabwo nari nzi ko nyine habaho online forex trading. So nawe approachinze rero ndamubaza, arambwira, kandi nawe of course yari mu ntara, arambwira niko kazi nkora ka buri munsi. Ndamubwira se byasaba iki niba nshaka kubimenya? Arambwira ati rero gusa ushaka umumenta akakwigisha. Navuga umumenta bamukura he, bigenda bite? Arambwira ngo abamenta baba bahari, icyo ukora nuko umushaka then wamubona mugapanga uko nakwiga. Nagize amahirwe rero, hari umunyeshuri nanone wigaga ko nigaga nawe, mbona arapostinze umunsi umwe, yapostinze nka Binance, mbona n'ubundi still ni ibintu bijya harimo amachart, harimo amacandlesticks. Okay, ntibi nawe ashobora kuba bizi. Ndamwaproachinga ndamubaza imeze bite, ibintu ni ibiki, aransobanurira. Ngize amahirwe nari ngiye, nari ndi mu mujyi wa Kigali, then mbona ibyapa byanditseho Binance, you can buy, you can do cryptos n'ibintu nk'ibyo. Bari kwamamaza ibintu byitwa peer to peer yego kuri Binance. Ndavuga wow, bino bintu niba bari gushyiraho n'ibyapa, maybe it can work mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko nyuma nza kumenya andi makuru, kubera ko nyine baba bari gupostinga wenda nko kuri Twitter zari n'ibiki, abantu bari kuvuga nyine ko abantu baba bateka mutwe bari kwitwaza ibintu by'ama cryptocurrency bakambura abantu. Ndavuga okay, bino bintu rero umuntu agomba kugendamo gake, kuko byumvishije ntabwo ari ngombwa ko tubijyamo n'umutima wawe wose, ahubwo ikintu cya mbere ni gushaka amakuru. So naje rero gukomeza gukurikirana amakuru yabyo. Uwo muntu ndamubaza, n'ubundi nkomeza kumaze bya kwiga. Arambwira ati rero muri iyi minsi mfite abanyeshuri bake ndi kwigisha, ariko joininga class yanjye ni $500. Okay,
amadolari 500 ni amafaranga menshi cyane. Yego. Ntabwo byashoboka. Ati nizihe skills se umuntu yigamo uburyo yishyura amadolari 500? Nambwira rero ushobora kuba utashobora kuyafodinga, ahubwo niba bitashoboka ahubwo wagikurikira. Hari abantu benshi, hari amacana menshi yigisha online. Ndavuga online haba ari ibintu bibeshya, umuntu akakwereka nyine ubuzima ari kubaho, umuntu akakubeshya agakiriyetinga ibintu bidahari. Ndavuga ntabwo bishoboka, ntabwo nakora online class, ahubwo ngomba gushaka nyine physical class. Byarangiye ngo tudakomezanyije kubera ko nyine yishyuraga amafaranga menshi. Nyuma rero naje guhura n'undi mushuti wanjye, nawe mbona nanone again yapostinze ibyo bintu bya forex trading. Namaze ese ibintu ushaka ukomeza gupostinga ukambwira ngo nshaka komenta, why can't you teach me? Kubera ko we nari muzi atari kuvuga ngo ni ibintu mbonye online, ibintu umuntu ntazi nari muzi. Ndavuga why can't you nyine teach me how to do this? So bitangira gutyo, dushaka ibitabo turabigura, ibitabo biba bihari, biba biri available, igitabo urakigura ugasoma. Ntabwo uhita wihutira kujya mu isoko, ahubwo ushaka theory, ushaka knowledge behind ibyo tubona kuri screen, hanyuma ugafata igitabo. Nuko ujya muri secondary cyangwa muri kaminuza cyangwa muri masters, hari course, hari table of content ya module ugomba kwiga. Rero no muri forex trading habaho icyo bita psychology of the market. Rero iyo psychology of the market kuko niyo iri behind ibyo tubona kuri screen. Ese iri candlestick niba yiforminze isobanuye iki? Ese niba habaye kwiforminze, let's say nka doji, ese iyo doji yiforminze muri time frame runaka, ni muri week, ese yiforminze kuyihe zone, ese turi muri demand zone, ese turi muri supply zone, ese niba iyo doji ibaye, why does it mean? How nyine ibyo bintu byose ukagenda nyine ubimasteringa, ubimenya. Aho instead yo kubona akantu gato online bapostinze ukavuga ati wow, this is the strategy. Yeah, it's a lie. kubera ko nyine biriya bintu birabeshya, kubera ko niba umuntu na strategy yamukoreye afite ko yayimasterinze, afite pair ayikoresha. Ariko we ugiye guhita ufata iyo strategy yo applying ku ma pairs yose. Rero ibyo ntabwo bishoboka. Buri pair, hari pair runaka ziba zijyana na strategy runaka, hari izindi pair runaka ziba zitajyana na niyo strategy. Hari ama pairs afite volatility iri hejuru. Rero wowe ubonye iyo strategy uhise uyimatchinga na ya pair ifite volatility iri hejuru, ntabwo biri buze kumatchinga. Rero niyo mpamvu behind haba hari research nawe uba ugomba gukora kugira ngo nyine umenye ngo ese pair ndi gukoresha ziri kujyana na strategy runaka. So tugaruka ku kibazo cyawe rero nabanje kukubwira the background yanjye, ariko ni byiza nyine ko ugira umumenta uzi physically apana online, kwa kuri online ntabwo uzamucontactinga byarisi biragoye. So rero ni byiza ko tugira wenda physical class, wenda nk'ahantu tuba duherereye, just in case ukeneye no kubaza ukaza no muri iyo class ukiga ukamenya se ibintu ndi kwiga ni ibiki. Ese mbyumva kuri urugero kubera ko uri muri class utari umwe, muri 2 3 cyangwa 4 5 mwungurana n'ibitekerezo. It's fine kureba online ayo makuru ukayabona, nabyo ni byiza, ariko ayo makuru uze uyasharingane n'abandi, muyanarize muri kumwe, mumenye ngo moves ugiye gukora ni iyi. So rero ni byiza, welcome to the physical class, we are starting soon. I'm very interested. So twashaka uburyo nyine tubahereza the full information kugira ngo tuzatangire class together. Nawe wifuza kuba wamenya byinshi byimbitse kuri forex trading, hanyuma tukagendana muri urwo rugendo. Murakoze cyane, sinzi niba ikibazo cyawe cyasubijwe neza. Okay, nta kibazo. Amakuru tubaye dutwayayo kubera ko ni inkuru nshya ndakeka mu maso y'abantu benshi, hari ababibona gutyo gusa badasobanukiwe ngo ni ibiki. Kuri ubu ngubu wenda bashobora kuba bavuze ngo kuva tubonye n'umuntu twabona amaso ku maso, noneho twamenya amakuru y'ibi bintu. Ubwo tuzamuzaniramo twabudatinga uko class iri gutegurwa, nituba interested natwe tujoining. Icy'ingenzi cy'ubukeneye first of all internet iri strong, ukeneye telefone nziza yishobora kujyamo ziri application. Simbwiye 17 Pro Max telefone yose ifite storage nziza ijyamo ziri application, and sometimes ka ufite nyine ni machine birafasha cyane, ariko utanayifite nabwo it's fine. Icyangombwa nuko understandinga the market.
murakoze cyane nasubijwe ubwo mubaye hari ukundi mwatubwira cyangwa mwadusoreza it's okay. Yes, murakoze cyane. Me too, I was so excited to talk about this kuko nabyifuje igihe kirekire ariko now it's time kugira ngo tubijyanemo neza. Whoever feel like you want to know more about forex trading, online forex trading, you're welcome kuri Sarifact TV. Aho duherereye tuzaba hari address niyo tujya no gutangira, tuzashyiraho link ya registration ushaka joining our physical class kugira ngo joining hanyuma tufatanye ubumenyi hamwe tubashe kugera kuri ya financial freedom twifuza, tunaho kugaruka muri a day in a forex trader. Bye, can't wait to see you in the next video.